mukenya mwaka mwabuke ukinga hongera inyanubwatsi ukinga hongera inkamuzindi ukinga. Reka twakire Eric Wirutsiro, amashwe cyane twakire Eric Wirutsiro. Bagiye gukeneye ngo turere abantu ari kwigendere byari DJ wabonye agashati se? Murakoze. Nitwe Eric Wirutsiro mu rugo ni Nyagatare. Nje mbanza gushima merci. Ibyo ngezeho byose ni we pe. Yego si byinshi. Ariko uko bisa kose. Simwabonye kuntu natangiye se? Ariko hari akantu gahindutse. Dahira. Inkweto n'amazi wayinguriye. Murabona nyine tumaze kuba famiye mwese pe. Mbere yo n'amazi nyabitandagwa mama wawe. Mbere yo kugira ngo ntangire sibyo muri famiye hari abantu mwasezeranye natwe ntago turasezerana. Ariko abantu mujya mu murenge gusezerana ari amagambo muvuga muri gusezerana mwese murayazi cyangwa mugenda mu kigani ngo ngewe Franco nemeye nta gahato imbere hicaye gitifu n'umudaso agahato garenza ko nakaye. Oya nimukagendere mu kigari biri seri. Murecyo cyangwa nyare hano. Manyare nago nsiramu. Biri seri ngiye mbona ari ikigari. Kuko ngiye mu rugo mbana na Vie na Petit Frère turabana babiri. Ariko Vie tumaze iminsi 3 tutamubona mu rugo. Mera kibaza ngo yagiye gushaka amafaranga yango yamuciye inyuma. None ejo muri naye ndi kuri YouTube mbona emusinario arapostinze. Vie yagiye guturutsa baruni ngo ni singo. Biri seriye no yabishizeho umunsi ukurikiyeho ndavuga ati nanjye kanjye guturitsa baruni. None umuriro na Vie. None Vie yambonye ngo mwana wanjye ngo manaje kugira ukuntu nigenza ngo nundaburize ngo ndagwa amafaranga nariko abana n'amafaranga muratuzi. None tujya ku murongo twe tujya inyuma suzi ko nako gafite baruni bazifashe gutya mu ntoki. Vie yabanje ari uwa mbere bacyajya bose baziturikije abaraje ngo mwana wanjye rero kubaziturikije wowe umukobwa uragushima umume ndagwa amafaranga. Ndavuga ati Vie nta birenze pfa kuramo amafaranga. None nanjye mpageze mbona bose baraziturikije sha. None niba ari agasuzuguro baraziturisaga bagafata n'imene bakabipomba bakabituritsa. Umunsi ukurikiyeho na Mera arabibona ko twamuciye inyuma naza muri baruni. None sasa ahageze bajya ku murongo abakobwa bose none Vie abanza ari uwa mbere. Ahageze Meri ne wagitwikije wonyine abandi barabisigarana. Baramubwira ati muda uyu musore umuvoye iki ngo kano gasenda abona ari amafuti ngo ikindi kandi ngo kano gasore ngo njye nawe nkunda abasore bagona mu buriri. Noneho ninjye muntu wakurikiyeho. Noneho bose barabiturikije Meri aragisigarana gipombye. Baramubwira ati uno musore umukundi iki ngo kano kana nakibyariye ndakaza kagira imico myiza. Amashiyanye n'icya Egirutse ni kure mwabantu mwe. Tujya tubona kuntu Yesu yakureye mu bihugu bya kure mu mahanga akurana n'imico yaho bambara amakanzu na rugabire. None njya nibaza Yesu avukiye mu Rwanda n'iki gihe turimo ntago yajya kwambara amakanzu twambara gutya nawe yajya yambara nkatwe. None mbere Bikira Mariya yaburaga Yesu bagasanga ngo yagiye mu rusengero. Buno yajya mubura ugasanga yagiye mu mujyi gushopinga ka Jordan. None hibaze Yesu mu Rwanda kuntu duhinda yatangiye gukura kundwa n'Imana n'abantu.
akahita afunga YouTube channel Yesu TV show. Noneho akabibyaza n'umusaruro, yakora igitangaza cya mbere akabipostinga ngo guys murabona mpumuye impumyi guys, mujye muri comment mumbwe igitangaza nzabakorera ubutaha. Noneho uri kumva akajyana na basabe na bayago gutara inkuru mu karere, bagerayo Yesu akahita ajya nk'imbere, bose ngo Yesu ngo dutanze inkuru, ngo mwe muretse gato ndi umwana w'Imana, ahantu mba nta mwijima uhaba, Chita subira inyuma. Noneho Yesu agatangira kujya mu butayu kugeragezwa na Satani. Tuzi ko yagiye mu butayu, noneho mu Rwanda ho ntago yajya mu butayu, yajya nka Nyagatare mu rugo. Yahagera ngo guys murabona amazi iminsi 15 ntarya guys, dore Satani ije kungerageza. Cameraman zoominga umutwe w'inzoka bawurebe, akabizumiga akabishiraho. Yavayo agahita akora intumwa ze 12. Tuzi kuntu mu Rwanda bayenda na Yesu yajya hinda, agafata Sikaitu, Kamaro, agafata buri kona buri nguni, agafata Semuhungerike na Benda 12 buzuye. Oya na Franco, okay, warogiza agashya, agafata abo ngaho. Noneho tuzi kuntu Yesu n'intumwa ze bagiye mu mazi, bageze mu mazi arasinzira Yesu gato, ubwato buraruhama bugenda bwikaraga, ngo Yesu ngo kanguka, akangutse burahagarara. Mu Rwanda i Kigali nta kivu gihari, yaba ari mu modoka n'intumwa ze, yasinzira ukabona muheta gonza umukindo. Intumwa ze buri kona buri nguni ngo ye none ndabona muheta gonza umukindo. Noneho ukabona ahise ahaguruka Yesu ngo madamu kwizera kwawe kurihe, tunywere Yesu urayizi, jya kuri ribo. Murakoze, nitwe Eric Rutsiro. Hongera inyana